ariko nabona bambwira ko president wa Gasogi ari kuri telefone ndabona ntabwo iraboneka baracyamushakisha aba president bari mu bintu byinshi cyane bafite imirimo myinshi babigoye cyane ariko Rigani navuga ko mu byukuri n'indi saga nayo ikomeje nyine kuza muri football tutegereje kuzareba Debane n'inde kipe ni yego mu gihe tugiye kumuvugisha ku murongo wa telefone none yarambwiye ko yatuvugisha rwose nta kibazo reka bamuturebere kuri technique ariko ahita muduha direct muri studio nta yabonetse president ndabona bambwira nuko tumufite president n'uba twumva ndimo ndabumva neza nayo nangiye mbabaza ni mwandikirwa na Premier League mabwira yuko umwanzuro wafatiwe Gasogi United nk'ubuyobozi bwa Gasogi wishimiye ariko hari amakuru avuga yuko ngo bongeye barabasubiza ese mubandikira mwababwiye iki babasubiza babasubije iki ndashaka kugira ngo abantu babyumve neza icyo twakoze ni ikigenwa n'itegeko kandi kugira ngo iyo wandikiye itegeko rivuga yuko ubanza ukandikira Rwanda Premier League usaba gutambamira icyemezo yafashe nubwo twebwe twabonaga yuko igisubizo bashunze ariko kigomba kugenda kuko mbere ndashaka abantu bumve neza banabisobanukirwe yuko mbere yuko niyo match iba twari twarandikiye Rwanda Premier League tuyiha umwanzuro yuko tutazakina kubera ibyo bakoze bitemewe n'amategeko ndashaka abantu bataza no kwibesha iyi ntabwo ari kesiyo ubwayo ireba gusa ibyabereye mu kibuga nko kuburana resultat z'umukino kuko twari twanayandikiye tunesha ko umukino tutazawukina biturutse mu gukontesta procedure y'amategeko hano rero Rwanda Premier League twabimenyesheje twayandikiye tubimenyesha ibyo tutishimiye nuko tubisabwa na procedure ndetse tunashyiramo n'ingingo tubona yuko twebwe twagendeyeho twandika cyane cyane mu ngingo ya 5.5 sibyo nivuga yuko ikipe igomba kuba ishaka guhindura umukino ibimenyesha Rwanda Premier League iminsi 5 mbere muri iki gika ni naho havugamo iby'amasaha ya Rwanda Premier League imenyesha abafatanyabikorwa rero mu buryo twasubijwe Rwanda Premier League yo ivuga yuko Rayon Sport ibyo yakoze byubahirije amategeko kuko muri ino ngingo ngo Rayon Sport yabanje ngo kubahamagara kuri telefone ntekereza yuko muri ko sinzi niba aka kantu nagasoma gasome nta kibazo aho niho rero ndi buze nanone kubereka izindi ngingo nanone turi bwifashishe kugira ngo ikirego cyacu kibe icyo kwinterpreta amategeko no kubahirizwa nkuko twanabimenyesheje mbere y'umukino ibintu ndashaka abantu babimenye akajya ari ubutuzizitiranya kuko ababikoze batekereza yuko twajya kujurira na Premier League tukajya muri komisiyo ya competition nayo ubwayo tubona ari ifite uruhare muri ibi ngo kugira ngo bafate umwanzuro uzizitanye no hano tuzabyesikaretinga ku rundi rwego iki cyo twashakaga Rwanda Premier League yanditse ivuga muranyihanganira nagiti tugendeye kuba ingingo ya 5.5 mushingiraho igamije gutuma ubusabe bukorwa kare kugira ngo ibisabwa ku mpande zose kugira ngo umukino wimurwe bikorwe kandi abafatanyabikorwa babimenyeshwe ibi bikaba biri mu bushishozi bwa Rwanda Premier League ibyo ariko hano tubasobanuye yuko ubushishozi ntabwo busobanura ntabwo buvanaho itegeko Rwanda Premier League kubera kubireba n'ikipe isaba yabikoze kare kandi impamvu itanga yumvikana hasuzumwa ibyo byombi kandi itegeko rikaba ritarashyizeho uburyo ubwo busabe butangwamo n'igihe cy'iminsi 5 ivugwa hano bakavuga yuko tugendeye kuba ubwo busabe kwimura umukino twari twabumenyeshejwe n'ikipe zombi
izo kipe zombi hano naho turenibaza ari ariko yakinaga muri mu irushanwa rya Afurika Rwanda Premier League ikaba atariyo itegura amarushanwa ya Afurika ubusabe bwa Rayon Sport n'Al Hilal mu kwimura umukino wa Rayon Sport na Gasogi bwo buza gute ibyo nabyo ni ibintu byo gucarenginga bibaye ngombwa zombi bireba Rayon Sport na Al Hilal ariko ntabwo Rayon Sport yagomba gukina na Al Hilal yagombaga gukina na Gasogi sibyo yego ati kuwa mbere tariki 16 ndashaka kubyumve neza z'ukwa gatatu 2026 ku murongo wa telefone mubyumve neza ku murongo wa telefone ariko bakaba bababwiye ku murongo wa telefone bakaba bari batarumvikana n'ikipe ya Al Hilal ibi bwabyo kuvuga ngo bababwiye ngo tariki 16 ku murongo wa telefone tugiye hano mu mabwiriza agenga Rwanda Premier League sibyo ndebere muze kundebera ngira ngo mundebere ingingo ya gatatu sibyo muyirebe icyo turimo hano ni amategeko murebe ingingo ya gatatu igira iti uburyo bwo guhererekanya ubutumwa bwemewe means of communication mwabusomera munyereke niba ushobora guhamagara umuntu bugafatwa nk'uburyo bwemewe ibi bintu byose urabona yuko twari twiteze yuko uburyo bwemewe n'inyandiko y'amategeko urebye ikurikiraho ibi byose n'ibyo bashubije ngo Rayon Sport yabikoze ku gihe ngo yabahamagaye kuri telefone kandi uburyo bwa telefone hano batubwira ko uburyo bwemewe ari email sibyo cyangwa uciye muri Ferwafa Connect cyangwa TMS ariko ibyitwa telefone si uburyo bwemewe n'amategeko rero urebye ibi ngibi bigaragaza ko bitemewe n'amategeko kuko email tubona Rayon Sport yabandikiye nabo barabyemera ko bayanditse habura iminsi 3 hanyuma se perezida njye ntabwo nabashije kubona ibaruwa Rwanda Premier League yagusubire cyangwa email bakubwiye ngo iyi baruwa nta nubwo ari y'abanyamakuru ni ya Gasogi ndavuga bagusubije bakubwira ngo iki n'undi ko ari wabandikiye kandi gusobanuriye nibyo ngibyo bisobanuye icyo twanditse twavuze ko ibyakozwe kureba niba icyemezo cyabo cyubahirije amategeko kuko ibi ni uko erega nta kibazo Gasogi ifitanye na Rwanda Premier League cyangwa Kakoza na Rwanda Premier League nta kibazo mfitanye na Jire nta cyo mfitanye na Haji nta nicyo mfitanye n'undi wari we wese ikibazo kirimo hano ni amategeko twese tuyobora tugomba kubahiriza so bavuye ko icyemezo ntabwo gihinduka kiragumaho icyo bipronosagaho ni icyo kuvuga ngo icyo bafashe ingingo ya 5 akadomo 5 ko yubahirijwe biyemerera yuko bo ikivuga iminsi 3 bo biyemerera yuko Rayon Sport mu kubandikira mu buryo officiel bwemewe bandike mu minsi 3 ari 5 ariko ngo bakavuga yuko tariki 16 ngo Rayon Sport bahamagaye kuri telefone telefone ni mu ngingo ya 3 si uburyo bwemewe bwo gukomunika gusa dukora iki nanjye nicyo nakubajije none ubwo harakurikiza procedure uremera gutsindwa cyangwa uremera oya rwose erega twebwe intsinzi yacu ni iyi intsinzi yacu ni uko amategeko yubahirizwa sibyo reka ngo sijya numva abanyamakuru mukunda kuvuga ijambo jurisprudence reka dukore jurisprudence noneho aperi yumvikana na polisi muri bukeye sida bavuga yuko abakinnyi bashobora kuba mu minsi mikuru basaba bumvikanye ko umukino wimurwa bitandukanye n'ibihuye Rwanda Premier League yandika ivuga ko Rayon Sport yumvikanye na Al Hilal icyo genda byibuka yorete nanjye wayisinye ivuga yuko bitubahirije amategeko kandi koko bandikira federation ntacyahindutse uyu munsi birahindutse ariko perezida niba ari jurisprudence nanjye nakwibaza ukina na Kiyovu Sport byagenze gute ubundi wowe dukina na Kiyovu Sport wigeze ubona Kiyovu Sport yandika imenyesha Rwanda Premier League yuko bitemewe n'amategeko urabizana gute ndifuza nyine kumenya uko byagenze kuko nabyo n'ubundi byari ukwimura umukino byagenze ntaho bihuriye n'ibyabaye kuko twebwe twanditse mbere na mbere ni na circumstances zitandukanye iya mbere uyu ni umukino wagombaga gufata iminsi 2 22 byinjira mu ijoro rya 23 ibi bintu twabyanditse mbere tubimenyesha Rwanda Premier League sibyo ko ibikozwe bitemewe n'amategeko ushobora kunyereka company ya Kiyovu yanditse
oya ntayo nabonye. Rwanda Premier League yaranadusubije kuri byo twayandikiye. Ndashaka ko abantu banabyumva ubu ngubu ni aspect y'icyemezo cyabaye mbere y'uko umukino uba cyo kutubariza amategeko bituma Gasogi idakina. Ubu nicyo tugiye gushyira muri komisiyo y'amategeko n'ubutegetsi ya federasiyo nk'urwego rwigenga. Ikindi perezida njye hari ibintu numvise gutyo nyine mu bantu no mu basportifu bavuga ko mu bantu ntubimbaze ko abantu bavuga byinshi. oya ariko nta makuru abavuga kandi please ntago naje hano ntago ndi muri conspiracy. Yego. Turavuga fact kuko ndi umuyobozi wa Gasogi. Yego. Byaba biteye isoni igiye kuvuga mu bintu bivugirwa ahantu bidahuriye n'ibyo mpagarariye. Bo president reka mbabaze wenda ibibazo bibiri tunagana ku musozo. Ikibazo cya mbere ni ikibazo ngo nka Gasogi icyifuzo ni iki? Ni uko umukino uhindurirwa amatariki mbese bakawugarura mukazakina? Icyifuzo n'ubundi nta n'ikindi kera kirabura. Icyifuzo cyacu ni uko umukino ukinwa usubirwamo. Yego. Sibyo? Yego. Nta n'ikindi. Ni icyemezo cyafashwe na Rwanda Premier League kitemewe n'amategeko. Kigakurwaho. Yego. Mbo president mu gihe abo muhanganye n'ubwo bo ntibibareba cyane Rayon Sport, ariko ntabwo Rayon Sport ndi bishyire muri kibazo niri concerne, ariko ndubaka ikibazo cyane muri ubu buryo nicyo tutemera hano. Uranyihangana sinze kuzana ibintu bya Rayon Sport. Okay, reka nyewe nashakaga nacyo nashaka kugera ahantu havuga ngo mu gihe byagaragara yuko uwo mwanzuro utahinduka, nenge kuvuga ni wenda Rwanda Premier League yemeye no kubihindura Rayon Sport ikabyanga, bikaba ngombwa ko nayo nyine igira gutambamira icyo cyemezo bigakomeza nyine wenda navuga ngo bikagera kure. Mwe mwiteguye kurenga urwego rusanzwe nyine rwa governing body y'umupira mu Rwanda mukamwana rega ku zindi nzego zisumbuye nko muri twaze tuvuga ko mufite n'uburenganzira bwo kurega muri tasi, tunagaruka no kubajije b'abayahudi bariyo bashaka kurenganura abantu bazanarenganura Senegal? Ni ikintu mubona mwa escalating mukakijyana hejuru? Sintekereza ko byagera aho ngaho kuko hari iyi nasipe Rwanda Premier League ubwayo biragaragaza kwica amategeko nkana. Kuko niba ukora ikitemewe n'amategeko sibyo, provision ya communication yemewe irahari. Yego. Uvuga uti kandi communication yabaye kuri telefoni kandi telefoni itemewemo hano. Uridi ubwabyo ntekereza ko hari inzego zigenga muri federasiyo sibyo. Yego. Ntekereza ko zifite ubushobozi bwo kwinterpreta amategeko n'icyo amategeko agomba gukora. Sibyo? Okay. Iyi ni case yoroshye cyane. Yego. Sibyo? Ni na case ni na question ya law ya procedure nuko amategeko yubahirizwa. Sibyo? Nta kindi kera kirabura. Okay. Sintekereza ko ingingo ari ingingo yavuga ngo tugiye kujya ibyo tasiya. Ubuse koko ubu komisiyo y'amategeko n'ubutegetsi sibyo cyangwa n'imiyoborere ngirago sibyo turumvikana. Yego turakumva cyane president. Ugashyiramo komisiyo yindi y'ubujurire wenda igihe icyemezo cyaba kitanyuzwe na Rwanda Premier League wenda cyangwa se na Gasogi. Ntekereza ko ibintu bigeze aho ngaho. Ntekereza ko abantu bashobora kunanirwa kwinterpreta iyi ngingo. Yego. Reka tugirire icyizere inzego zacu, ni nabwo cyonyine gishobora kugaragaza umupira y'uko amategeko yubahirizwa. Murakoze cyane president, tugushimire umunsi mwiza. Merci. Okay. Yari afite umujinya mwinshira. Oya muntu wese nyine atishimye cyane nta kundi. Jira arayumva cyane. Reka turindire ubwo bitanga ibi bintu bigeze no kuba icyumvikana nuko Rwanda Premier League yamuteye twatsi ubwo arajya muri komisiyo y'ubujurire muri Ferwafa, none nibo zatanga umwanzuro wa nyuma. Sibyo se? Nibyo.